Ikoranabuhanga, inkingi ifatizo y'ubukungu bw'ikinyejana cya 21, rikaba inkikamwa ubudateka. Gusa umunyarwanda yaravuze ati umudiho uva mu itako. Iri koranabuhanga aho rishingiye nta handi atari kuri mudasobwa zirirwa zikirigitwa n'intiti. Mu minsi ya none, mudasobwa ni igikoresho cy'ibanze kuri buri wese, dore ko hafi ya 34.3% y'abatuye isi bazitunze. Gusa n'utayifite ntabwo ari uko aba atayishaka, ahubwo abenshi biterwa n'amikoro make. Ku rundi ruhande, hari ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, aho benshi mu babituye baba batarize, bityo bikaba byagorana ko bazitunga, kabone n'iyo baba bafite amafaranga yo kuzigura. Uyu mubare w'abantu batunze mudasobwa uri hasi akenshi mu bihugu bya Afurika. Niho hagaragara benshi, kuko mu mugabane wose 15.6% nibo batunze mudasobwa. Mu gukora uru rutonde rwa mudasobwa zikunzwe, akenshi hagenderwa ku rwego rubanda ruba ruzikunda, kabone n'iyo baba batazitunze ariko bazikunda. Uburyo ziri kugurwa ku isoko ndetse n'amafaranga zigura, byose bigashingira ku mikorere yazo ibangutse. Apple iyoboye uru rutonde. Iyi ni ubwoko bwa mudasobwa zikunzwe ku rwego rwo hejuru, nubwo zihenda gusa ntibizibuza gukundwa kuko imikorere yazo ni ntagereranwa. Kurikirana uru rutonde rw'ubwoko bwa mudasobwa 10 bukunzwe cyane ku isi. Wowe uze kutubwira iyo ukunda kurusha izindi aho ngaho muri comment. Twagiye.
ikigo cya Apple kimaze kuba ubukombe kugeza uburamutse usanze abantu 5 bicaye ahantu ugasangamo umwe muri abo afite mudasobwa yakozwe n'iki kigo, nta kabuza wahita uvuga ko ari we mukire ndetse ko ari we musirimu kurusha abantu bari aho. Apple yamamaye kubera uruhererekane rwa mudasobwa ikora ziswe Mac, ndetse hakiyongeraho na iPad yayo nayo yifuzwa na benshi. Iki kigo gifite ibyicaro bikuru muri Amerika mu mujyi wa California mu ndiri y'ikoranabuhanga yitwa Silicon Valley. Nizere ko wanyuzwe n'uru rutonde. Ese wowe wabanze iyihe muri izi ngizi? Bitwandikira ngo muri comment. Nizere ko warangije gukora subscribe ndetse na like. Wibuke no gukanda share uyisangiza abandi bantu benshi.